ngwino mushinga duhuze ngwino ngwino handi wacu ngwino ngwino nkuririmbe wowe uhuje abanyarwanda. Abaduteze amatwi mwiriwe, mugiye kumva ikinamico Shirimpumu mutegurirwa n'umushinga duhuze wa Alerte International n'abafatanyabikorwa bayo aribo Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge ajiprodojijukirwa na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID. Nyuma ya genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe n'ubwiyunge ni icyerekezo Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimangirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Nubwo kurwanya amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ari inshingano ya buri munyarwanda, haracyagaragara inzitizi zitandukanye zikoma mu gukora gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Mu rwego rwo gutanga umusanzu wawo mu bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, umuryango Alerte International ubinyujije mu mushinga duhuze ugamije kwimakaza umuco w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda cyane cyane mu rubyiruko, wabateguriye ikinamico Shirimpumu. Muri iyi kinamico muriyumvira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge rw'abatuye imisozi ya Bweramahoro n'Nyamitavu nuko bakomeza kugenda bakemura imbogamizi bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cya 18 cy'ikinamico Shirimpumu aho Simbikangwa yahuye na Jeannette agasanga baziranye. Ukumenyana kwabo se hari icyo kuzafasha Simbikangwa ngo abe yari ku mugambi mubi wo kwiyahura? Reka mbareke mukurikira igice cya 19 cy'ikinamico Shirimpumu. Niko Kimo, uratinyuka ugasinzira izuba riva ukanagona. Yewe kanguka. Hagura nkangwe ndikanga. Ntantunguye pe. Sikusinzira ukagira ngo uri iwawe. Ahubwo rusigaje kurota. Wahora n'iki kunkanguye ndi mu nzozi. Ako byari bigiye gukurikiraho sinzi uko byari kurangira pe. Mana yanjye. Kugendekeye gute se Kimo? Niko ye. Birawenyikisha amatsiko. Toma, ibintu birakomeye. Usukiye cyose umutima w'umuntu mukimucira urubanza nta mutuzo n'umudendezo umuntu agira. Noneho watubwiriye ko tugiye kurangiza ijyana tugasura mu miryango. Narushijeho kwibaza byinshi pe. Hase duzi ko cyagiye nanjye nakubwiye ibibazo bimpangayikishije sha. Nibaza aho nzerekeza umunsi twatashye. Niko ye. Ese wowe warotaga iki? Yewe, inzozi zanjye n'urujijo pe. Nuko ngize amahirwe ukankangura. Naho ubundi sinzi uko byari kurangira pe. Hatse kunyikisha amatsiko ariko ukambwira. Umva, sinzi uko nihingitse gatoya agatotsi karanyiba. Ariko ubwo nyine nasinzi ndi kwibaza bimwe nakubwiye. Ibese wambwiye Kimo? Bimwe bibe nakubwiye ko mfite igitekerezo cyo kuzimuka hamwe dutuye muzi nafunguwe kugira ntazarebana nabo nahemukiye mu maso barimo na Foromena. Ako rero umugambi ntabwo nagushigikiramo rwose Kimo. Niba dushaka kuba mu mahoro no kwiyunga nabo twahemukiye, kubahonga ndumva atari wo muti rwose. Nta muturimo pe. Windogo yewe byo tuzaba tubiganira. Nakomeza umbwire ibyizo nzozi zawe. Twarafunguwe turataha ariko nkajya nkwepa bona hemukiye. Ubwo si muri izo nzozi zawe wumva gutazarema isoko ukora umuganda bitabire n'inama se? Ko nashatse kujya mu misa nkibuka ko Foromena turanye na Kiliziya bikanyobera. Kimonye ntukansetse rwose. Hega nibyo mpora nkubiyira. Nubwo ari inzozi ariko nuko tukeneye gusanga abo twahemukiye tukabasaba imbabazi, bityo bikadufasha kongera kubana nabo ndetse n'abadukomokaho. Nabo tukabaha urugero rwiza kugira ngo ibyabaye bitazaba uruhererekane cyangwa tukabaraga umurage mubi. Niko ye. Komeza umbwira ngo teze yombi. Ubwo nakomeje kwihishahisha kera kabaye nicaye mu mbuga ndimo nk'igikoma. Kurarya igikoma ryawe. Bona Foromena ahingutse ku iremboga. Nkukubisa amaso numva biramfasha umubiri wose pe. Nkuko ndatengurwa. Ayiwe, sikwivuze ngahita mubona neza kwakubititse mwana wa mama. Niko ye, byaje kurangira gute se? Niba yaranyitegereje ngiye kumva numva arambwiye ngo uraho Kimo, uratantuze kundamutsa. Niko najyaga mukanurira amaso buri jambo mvuga pe. Ngiye kubona mbona aje amwenyura nsanga. Ngiye kumva numva umuntu arankomanze, ubwo nibwo nahise nicura. Nsanga ruri kunkumanga. Uzagura rero. Umva se iyo ntaza ngo ukangure umutima utari bukuguhagararane se? Wambwa nimenye umutima wari kumpagarana pe. Kuko yazaga nsatira. Niko nibaza kuko ngiye kubyifatamo. Amari ibintu turabikinisha kandi bikaze. Ahubwo ndibutse.
Gira hari inkuru wari utangiye kumbwira ntiwayirangiza. erega mpa nakubwiye nyinshi kandi ugomba mbyibuka neza. Utangiye umbwira inkuru ya Kampire mwabaga kwa Forumira muri 1994. Uranyibukije. Nyine ubwo nashaka kukubwira ubwo umugore wanjye aherutse kunsura. Yambwiye ko wa muhungu wa wundi wa Kampire kumenya yitwa Fisi. Ntabwo mbyibuka kuko badufunze akiri umwana. Yambwiye ko abona asa neza n'impunzi twari ducumbikiye muri 1994 kandi ngo avuga neza nk'uwo mugabo. Yampaye nka data. Siko mugabo wibutse koko ajya yitwa Gandi. Hana wari mu bafashe ku ngufu Kampire koko. Ahora nikisha ko yakoze bari bwira amahoro. Icyo nibuka nuko bamuhimbaga mu kogoto. Ahubwo kimo uranyibukiye. Ziriya mpunzi zari zicumbitse bwira amahoro na Nyamitavu muri 1994 zakoze genocide. Naho zahemuke bazabona ubutabera gutera. Nanjye nibyo nibaza cyane ko bamwe tutari tuzi n'amazina yabo tutazi aho bakomoka. Yewe ga Janete nukuri ndishimye pe kongera kukubona. Najyaga nibaza aho mwagiye na musaza wawe rwose ongera umuhobere. Yo urabona ukuntu uvuyemo umugore w'igishongore. Ariko rero nacyara rwose ukiri umwana wari mwiza. Nukuri inkuru ni nziza. Ndaza guhamagara Claude mubwire ko nakubonye. Ahubwo se kuma nimero ze inze kumuhamagara. Claude buri umubona ari inshuti yanjye. Ahubwo se ubu ntiyashatse umugore ra? Afite umugore n'abana 4. Burya rero nyuma ya genocide twavuye hamwe wari waduhishe. Nuko tujya iwacu kureba ko hari uwarokotse. Twasanze nyine harasigaye mama wacu umwe. Birababaje nukuri. Mpore. Ubwo twabanye nawe nuko Masenge wabaga muri Canada arabaririza amenya ko tukiri haza kudusura. Nuko asubiyeyo atwara musaza wanjye. Ngiye nsigarana na mama wacu. Nukuri ndishimye cyane pe. Dore ko gutokora nibura bitumye nongera no kukubona. None se wowe waje gushinga akabari nahagute? Aka kabari gatejwe cyamunara umugabo wanjye arakagura. Ni byiza cyane. Niba umugabo ahari se wamubwiye nawe akaza nkamuramutsa. Ubu ntawe uhari akorera hanze igihe kinini. Nukuri kukubona rwose Janete biranyubatse pe. Ndumva hari icyo ubuzima bwanjye buhindutseho. Simbikangwa nawe urasetsa. Ahubwo mbwira abana n'umugore se baraho? Rwose abana n'umugore baraho ndetse abana bamaze kuba 2 umuhungu n'umukobwa. Ndishimye cyane pe. Ahubwo weho umenyereye inaha wandangiraho nazajya nkamisha amata y'abana. Kahona kamishaga inka yabigiye guteka. Nta kibazo ntugire impungenge. Mfite inka y'imbyeyi. Wajya ohereza umwana akaza gutwara amata mu gitondo. Mbega umunsi wa mbereye mwiza we. Litiri muzajya uyimera ngahe? Ntago nakugurisha amata pe. Nzajya nyaguhera ubuntu. Nukuri urakoze pe. Ariko nibura rimwe mu kwezi ujye ureka ngo amafaranga yo kugura ubwatsi tazicwa n'inzara. Aha. Umura ntabwo inzara yayica mfite urubingo rwose ruhagije. Niko ye. Ahabwo nyongera kandi gacupa. Reka nze nkuzanire. Ubundi ubumbwira amakuru y'umugore n'abana. Nyaruka rwose n'iki cyakanda ashaka kwihuta. Gusa koko Janete natangiye kumvangira. Nari nangiye kuva ibuzi mu nzi buntu none atangiye kumbaza amakuru Amarigarita. Yewe wapfuye ari huse n'ukuri. Ubwo ko nangiye kwiyahura. Ubusi kuzimunere kwasanga abagore beza nka Janete ra. Bakansengerera. Apu reka ninywere byera ubundi Amarigarita se umugore wenyine kwisi. Akatabuze mu rutoki n'amakoma nzashaka none. Yewe iyi mbuga yanjye nayo yari imaze kurara neza. Ubu se kuko igihe indangi zaba yamaze gukura ntakibasha kunama n'indi uzankuburira abagenzi banjye. Nzemera umuhungu wanjye karinganira kubura abakobwa ntibazamubenga. Uwamahoro we waramutse kuko ubura mu migizi se uritegura abashyitsi. Waramutse neza Zawa. Abandi se bakubura ryari? Abashyitsi ntabo da. Ahubwo nabonye imbuga isa nabi. Havuga ntirekanye kubure kuko muri iyi minsi nzaba ntari inaha nazasanga hararaye. Ese nikoye hariko sugukubura noneho ndabona bidasanzwe. Urahatetuye pe. Iyo karinganira b'umukobwa ngize ngo muritegura umukwe da cyangwa n'ubundi uritegura umukazana. Ariko mana yanjye reka da. Niko se Zawa nibisanzwe rwose. Ubwo koko naba mfite umushitsi nkaba narakubwiye ngo uze mfashe kumwakira. Wamaho mbona wabikora. Koko gute se? Cyagihe turi kumwe na Simbikangwa warivumbuye uragenda birantungura pe. Ariko Zawa
buriya uza kuba njye wari kubigenza ute wabonaga ukuntu uza unkenera ku mubyimba nirwariye uzana ibiganiro bidahuye n'ibyo twarimo. basi umbabarire sinzasubira. niko ye nta fumbire y'inkoko karinganira asigaranye ko nabonye ejo bundi abantu baza kuyigura ari benshi. Ifumbire urashaka ingana iki se Zawa? ntabwo ari nyinshi, ndashaka ibitebo nka 6 byo gufumbiza imboga. Ewe iyo yo ntiwayibura, gusa mbona agurisha ku birundo. Birasaba rero ko muza kwivuganira. Ngibyo sinabimenya kandi yagiye kugurisha amagi ku isoko ntaragaruka. Uguraza kumutegereza. Mbega amahirwe ngize, aba babyeyi mbaboneye rimwe. Zawadi n'uwo amahoro muraho. Wiriwe mujyana, amakuru y'iminsi. Turaho turashima Imana. Uraho mujyana? Ese kutaruherutse usigaye ubahe? Nge narinzi ko wimutse pe. Ntabwo nimutse. Uko maze iminsi hari utwo mpugiyemo. Menya warahinduye n'inzira da. Nanjye simperutse kukubona. Ese koko mwarambuze mwababyeyi mwe? Cyakoze ibi byumweru 2 bishize. Ntabwo nari nagiye mu mahugurwa y'ubumwe n'ubwiyunge. Ese ubwo niyo mpamvu tutaherukaga kukubona disi. Yewe ahubwo ngize amahirwe kubabonera rimwe. Hari igikorwa cyiza urubyiruko rwatangiye cyo kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge, bubakira abarokotse genocide yakorewe abatutsi ndetse n'imiryango yagize uruhare muri genocide idafite amacumbi. Navuganye n'umuyobozi w'akagari dusanga icyo gikorwa ari cyiza. Twese nk'abaturage twakigira icyacu tukajya tukitabira nk'uko twitabira umuganda. Ega buriya twaboneraho n'umwanya wo kuganira tukarebera hamwe intambwe tumaze kugeraho mu bumwe n'ubwiyunge. Ruriya rubyiruko ahubwo rwakatubereye urugero. Nabonye baratangiye kubakira kampire kandi bafite n'ibikorwa by'iterambere bibahuza. Dore nk'ubu dusigaye twibonera amagi hafi yacu ndetse n'ifumbire bikomoka ku gikorwa cy'ubworozi bw'inkoko batangiye. Aha simumva se huko ubwo mwese mwatangiye kubona ko ibikorwa byaba ari ingirakamaro bizadufasha kubatera ingabo mu bitugu. Ubwo rero nashakaga kubatumira kuwa 3 utaha turashaka kuzahurira kwa kampire tukabafasha kiriya gikorwa batangiye cyo kumwubakira. Ubutaha ubwo rero tuzubakira umuryango wo kwa Kimonyo naho nyina minzi igiye kuzabagwa hejuru. Ego ko uravuga Kimonyo umufunzi uri hafi gutaha? Yego niwe mvuga. Hakenewe ko ibikorwa byacu bigera kuri bose, yaba bagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi cyangwa se abayikorewe, kugira ngo abanyarwanda twese twibone mu bikorwa byo kubaka igihugu dusenyera umugozi umwe. Yewe n'ukuri ni byiza pe. Ibyo bikorwa nitubigeraho bizatubera umusemburo w'umwe n'ubwiyunge, cyane cyane ko tuzajya duhurira hamwe tukabona n'uburyo tuganira ku bibazo bitwugarije. Ariko se mujyana reka nkwibarize, nkatwe ko genocide yakorewe abatutsi muri 1994 yabaye turi inyuma y'igihugu, ubwo urumva ibikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge nkatwe bitureba koko? Ego ko ariko Zawa uzi ko wakuroza atakarabye, ariko ubundi uba muzima wa mugore we. Zawa igikorwa cy'ubumwe n'ubwiyunge kiratureba twese nk'abanyarwanda, yaba aba genocide yabaye bari mu Rwanda ndetse n'abari bararuhejwemo ari impunzi bari hanze y'igihugu. Twese ubumwe n'ubwiyunge buratureba. Buriya rero bavandimwe, genocide yakorewe abatutsi yabaye nibera hanze y'igihugu, ubwo niyumvishaga ko bitandeba pe. Izo ni ingaruka zo kutitabira ibiganiro na gahunda za leta zitandukanye zirimo nk'umuganda, umugoroba w'ababyeyi n'inama zitandukanye. Yewe dore ndimo kwihuta ndashaka kugira n'abandi baturage ngo bazitabire na bicyo gikorwa. Mujyana nzaza pe. Ngewe hari ibintu byinshi ntumva kandi bikandenga. Uzaze rwose ubwo urashaka kumbwira ko umugore wa Kimonyo yaza muri uwo muganda agahura na Foromina kandi umugabo we yaramwiciye abana? Cyane rwose. Nzaba ndeba da, ubwo bwiyunge bwanyu nzabubarirwa. Zawadi ntarumva neza umumaro wa gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge mu kunga abanyarwanda. Simbikangwa yaje kwibwira na Jeannette bituma amenyana byimbitse. Kimonyo nawe nubwo agiye gusoza igihano agasubira mu muryango nyarwanda, aribaza uburyo azabana nabo yahemukiye muri genocide yakorewe abatutsi atigeze asaba imbabazi na gato. Arateganya iki kugira ngo aziyunge nabo? Ntuzacikwe n'igice cya 20 cy'ikinamico Shirimpumu. Hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama watanga cyangwa igitekerezo, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0785 292 501 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. Mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ari rwo Ikinamico Shirimpumu, ukaba wabasha kumva ikinamico zose zatambutse.
ikinamico Shirimpumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda.